ndabasuje cyane bene data. Imana y'amahoro nibishimire. Ni mwene so Ernest Niyonsenga, ndi umusore narakijijwe, navutse ubwa kabiri, ubu ndi icyaremwe gishya. Imana ishimwe ko yaduhaye Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza, akatubera ubuzima. Yaduhaye ubugingo kubwo kumwizera. Bene data, Imana yaduhaye impano, ni impano y'ubuntu. Ubuntu rero buzanira abantu bose agakiza. Tubwakiriza amaboko yo kwizera. Umwizera wese ntabwo agipfuye, ahubwo abaye umwana w'Imana. Ndabashishikariza rero kudukurikira kuri Gospel TV Rwanda. Tubafitiye ibintu byinshi kandi byiza. Tubafitiye ikiganiro isoko y'agakiza. Tubafitiye ikiganiro uwo nariwe ndetse n'uwo ndiwe. Ibi byose bizadufasha gusobanukirwa neza ibyo mu rugendo rugana mu ijuru. Mukore subscribe, musharinge, kandi mudusangize ibitekerezo by'uko mwumva ko ibintu byagenda, kandi ufite ubutumwa, ufite ubuhamya, ndetse ufite n'ijambo ry'Imana Imana igushyize ku mutima. Nukuri ni karibu, uhawe ikaze mu muryango wa Gospel TV Rwanda. Imana y'amahoro ikomeze ibishimire kandi bahereze umugisha. Turabakunda cyane. Shalom, shalom.